turabasuhuza duhumuriza kandi dukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri iyi tariki 7 Mata 2025 turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Igihugu cyacuze umwijima mwinshi iminsi 100. Igihugu cyacuze imiborogo, amarira, ubutaka bunywa amaraso atagira ingano y'inzirakarengane y'abantu bazize abo batahisemo kuba bo. Umwuka w'urupfu wari wakwiriye mu gihugu hose. Bamwe mu banyarwanda babaye intumwa za Sekibi maze bakoreshwa n'umwami wabo gushyira mu bikorwa umugambi wabo mubisha. Ariko Imana ishimwe kuko uwo mwijima washyizweho iherezo n'abandi banyarwanda biyemeje guhaguruka, biyemeje kurwanira ukuri, biyemeje gushyiraho iherezo kuri uwo mwijima w'icuraburindi wari mu gihugu. Maze baraseruka bitwaje urumuri, aho bageraga hose umwijima warahungaga hakaza umucyo. Maze iminsi 100 y'umwijima w'icuraburindi isimburwa n'iminsi ubu igera ku 11,322 y'umucyo. Wowe warokotse jenoside yakorewe abatutsi, humura, komera, shikama, komeza urugendo rwo kwiyubaka. Ntabwo ari urugamba rwo kwiyubaka, kuko urugamba rugusaba kwitwaza intwaro, kwicara ureba hirya no hino aho umwanzi aturuka. N'urugendo kuko umwanzi we yaratsinzwe. N'urugendo kuko mu rugendo ntawureba ku ruhande, ntawureba inyuma, ahubwo umuntu atumbira imbere ahagana. Mu rugendo ntawitwaza intwaro z'intambara, ahubwo yitwaza impamba, impamba y'ubudaheranwa, impamba y'ibyiringiro no kwizera. Mu rugendo umuntu agira intumbero nziza yo kuzagera ku byiza, yo kuzageza abamukomokaho ku byiza, yo kugeza igihugu cye ku byiza. Izi ni impamba zituma tudacogora mu rugendo turimo rwo kwiyubaka. Nta kuyoba kuko turangajwe imbere n'Uwiteka. Ese uriho? Ndemeza kuriho. Baho, genda ubeho. Baho, komeza ubeho. Baho, genda ubeho.